mana yanje abana b'iki gihe ntago bagira n'usoni. Gusa ko nakubwiye ngo ncafurize ngo tugumye ko ncafurize ngo tugiye kuja kure umukobwa waje ugiye kuva ku ishuri waza ucafurize. Akuhenye mu base. Ntabwo rero ntabwo rufite. Ariko none ndahumaniye. Yewe kandi umukozi wawe. Shaka umukozi ureke byo kunyombera burabyutse. Ubona ko nta no gushigisha igikoma. Nusubundi agenda nyine no kugikoma. Tukora ntari gufura. Zikoreye natari mufite ko mana kakana nakubose Imana yinyigirira umugorera ntago nari kuzatukwa pe. Ubwo se ubundi ni ibiki warugiyemo bituma ukunyombera? Mbese ntago uziki ko uyu munsi ari yatariki nangiye kujya kureba umukobwa wanjye agiye kuva ku ishuri. Reka nze mbizana ukuri tutumva kose unarayimisa kuko nge narakubyaye so wambyaye turi kumvikana. Ntabwo nze mbizana. Ababyeyi bikigera wigweraca muzima yango nuko baramwatubyaye. Ariko sema yapantaro yanjye wayambaye. Nayambaye sende nambarana nawe. Yemuko ntabwo ngiye nabwe. Hano gateso zo buryo kamera nagasigiye na sogokuru. Batacafuriza zo nkweto. Akabyeyi bikigireba iyi nkweto uburyo ingana. Reba n'uburyo yashaje. Ariko ari nje nawe wabyaye uri ninde? Kuba warambyaye se bivuga ko ukoresha ibirimo. Ncafurize nuza ikaze naje ntunganye ntera agapasi kagashati kanje ngiye kwakora. Sha ndabicafuza ariko nuko wambyaye. Nta kundi kuntu nagiye. Urapfa nimugoroba nagukubita inkoni ibihumbi 100. Ase uziko ari hano honyine haba inzu. Genda cyangwa ubireke. Ushaka kujahe. Aha reka mucafurize danaza kurara hanze ababyeyi bikigera abo bigize amasundi barakabye. Ariko shade mukobwa wanjye none se ko nikubona ibasi naragize story ubona yibuze. Wafasha yindi tugusikiramo saka bari ukoresha ukareka kwira. Ubundi na amaso ugira. Ibakure. Bakure oya igisupe. Ampaye nka sogokuru w'Inazareti. Cyangwa uteresha isafiya muri kimwe ababyeyi bikigera hamwe ko umuntu abo bashye cyane mukane. Asante sana mukobwa wanjye. Anze mbikore. Wowe mukobwa agiye kuza mananje akazi karamubona. Ubundi we ntabwo umukumbuye ma. Mukumbura mibiki ko je wanze ko nja ku ishuri. Oya, weho ugomba kujana na nyoko guhinga. Swabaye ko mwiranye se n'ibishanga no guhinga n'amasuka. Ariko se mananje mukobwa mwiza. Yega birabijumba byo muri nkuni ugiye kujaja kubikura wenyine naza ajaje yirirwa ryane uri kumva kuko we abari kwiga ariko weho ryarakunaniye ujuru wa Ryaraniye se wowe wabiteye karo gashate sikeza ushaka kugenda wambaye n'amababi kubyara kwiki gihe we umva nugusoka kawunga mu nzu bakarya inde ako papa wagiye ushira mu gaciro wanze ko niga unukwirirwa furara ukwirirwa ntabwo nzongera guhaha ugiye kujya mwirwa ibidodoki n'ibijumba ariko mugiye kujya muri ibidodoki gusa kumanwa nimugora mu ry'ibijumba unywesha amazi nta kuko amafaranga yarabuze uretse ayo guhaha yo kujya meza umukobwa wanjye akajya kugura imyenda myiza. Okay nanjye ntabwo uzongera kubona uzaza n'umukozi mutamuzanira kene bice mugiye wansoreje ku cyafu. Abeli kigere nawe nanjye urugo ndaruvamo. Koma ukumbuye murumuna wawe ufite agashiha umukobwa wanjye igiye kujya kumuzana ndanamugurira na biswi mva ndamugurira biswi umugoroba barajya neza bigumva
ndamutekera ifiriti yo mu bijumba ko nibyo mpingaga gusa, aho kubera we mukundaga ndajya kuba ahantu mfashe ikiro cy'umuceri. cyaze nabonye ibyo uhingamo. umva muko ntago mberewe ma Eregeri amafaranga yanjye nayamariye, umva ko tujyanze kunywa ariko si imbereye Shanze numva naza. ubundi ko ndacyari umusore, ya ngofero yanjye iriye utariye kanze nkarebe da. Ndumva yarananiye ni ukuri ndacyari umusore. Umusore se aribagiwe. Umva ubwo nta nubwo umenya ko ushaje. aka ntabwo ndasaza mukobwa we. Umva ni ukuri kambereye ariko sema wa mukozi yagiye ubwo se nje ndabizuramaze ndaza kumenya iki kanje kureba umukobwa wanjye yayana ayinekereje kujyane ukuntu bimwe. ya birata